Reka dukomeze na episode ya gatatu. Ndetse muribuka neza ko twasize Nyiramwiza wacu yahuye na Minjuna ahangaha ari kuba yamuburesinga mu bandi bantu cyangwa se yakangiriza ishusho yiwe mu bandi bantu. Ndetse muribuka ko yari amaze kuba yamubwira ati ngaho mfashe uzamura uru rukweto rwanjye ruri kuba rwamvamo kugira ngo nkubabarire. Tokative wacu Minjuna niko kuba yaza amwegera. Umukobwa yarangije aramubwira ati ibingibi we ntago bikwiye, ati abantu nkawe ntago bakwiye ibyiza ahubwo bakwiye guhura n'ibibi, ati kandi ndakeka ubizi. Ubwo nuko Nyiramwiza wacu na Ryu basohotse aho ngaho. Ndetse umukobwa yaje ahangaha nawe ari kwishinja icyaha. Arangije abwira Ryu umugabo wiwe ati si wambwiye ko uyu munsi washoboye kuba ufite inama, ati kandi tutari bujyane ngo ntaza kuba nagusebya. Ubwo Ryu niko gutangira kuba yamubwira ati se biriya wakoraga byari ibiki. Umukobwa niko kuba yamubwira ati ariko nanjye njye nawe yabanje kuba yadushyira hasi, ati niyo mpamvu nagombaga kumwishyura, ati nta yandi mahitamo nari mfite, ati kandi yari abikwiye. Ubwo Ryu niko kuba yamubwira ati rero reka tube twajya mu rugo, tube twava ahangaha, ati njye kuba nakwitaho. Barakwereka ahangaha hari urugo rwiza rwe ruhari. Ndetse barakwereka Nyiramwiza wacu yageze ahangaha araryama arisinzirira. Mu gukanguka asanga yaryamye mu ntebe ndetse ari wenyine. Ubwo ngubwo niko gutangira guhaguruka ndetse guhindukira ahangaha. Yabonye umugabo we yaraye mu kazi ndetse ari muri ofisi yari iri aho ngaho mu rugo. Ubwo agakobwa kacu ka Nyiramwiza niko guhaguruka, karangije gatangira kugenda kamwegera gake gake, karamubwira ati se kutaryamye byagenze gute. Ubwo umusore Ryu niko kuba yamubwira ati nagumye ahangaha ari utwo ndimo ndiko mukubona gucunga ko usinziye neza. Ubwo umukobwa niko kuba yamubwira ati gute se warara wicaye kandi ndyamye njyenyine, ati uzi ko watumye ngira ubwoba. Ubwo umusore niko kuba yamubwira ati se wagize ubwoba bw'iki, kandi nari ndi hano ndi kuba nagucunga utaza kugira icyo uba, ati kandi humura, ati ntacyo uza kuba muri uyu mugoroba, nakubwiye ko ndibuze kuba nakwitaho, ati ahubwo wowe nushaka wongera ujye kwiryamira, ati njye ndaba ndahangaha. Barakwereka Nyiramwiza wacu ahangaha. Umusore yari ari kumubwira ati se sheri waje ukansoma ahangaha basi nkareba ko nakomeza gukora akazi imeze neza. Ubwo agakobwa niko guhindukira karamureba karaseka, karangije kiryamira impande y'umusore aho yari ari gukorera akazi. Ubwo umusore nawe igihe cyiwe nticyahagaze, ndetse murabizi nka CEO wa kampani nk'iriya aba agomba gukora amanywa nijoro kugira ngo arebe ko yagera ku ntsinzi. Ubwo Ryu we yakomeje akazi aho ngaho. Nyiramwiza wacu niko gukomeza asinziriye impande ziwe, kubera ko yari amaze kumubwira ati nibwo ndaba mfite umutekano nituba turi kumwe. Undi impande barakwereka 10:06 zari zirimo kugera, ndetse ntabwo bwari bwagakeye neza. Ubwo umusore ibyo yari ari gukora yari abisoje, niko kuba yaza guterura ka Nyiramwiza kacanganga ajye kuba yakaryamisha aho gasanzwe karyama. Barakwereka Ryu niko guterura umukobwa wacu Nyiramwiza, arangije aramujyana ndetse amujyana aho yakagombye kuba aryamye. Ubwo niko kuba yamuzana ku buriri ahangaha, arangije aramuryamisha aramubwira ati sheri, ati uze kuba wagira umugoroba mwiza, ati cyangwa se uze gukomeza uryamye neza. Arangije amuha akabizu. Ubwo ngubwo umusore ari guhaguruka, umukobwa niko kuba yamukurura amwongera kandi ku munwa, niko kongera kumukomeza, arakomeza aramusoma aho ngaho. Umusore aho ngaho ubwo nawe yari yakomeje kumirwa. Ubwo agakobwa niko gutangira kuba kamubwira ati ibingibi se birahagije, ati birahagije sheri, ati numvaga ari ibingibi nshaka kuba nagukorera, ati ubungubu noneho wabasha kuba wagenda ukansiga, ati ndumva nduzuye amahoro n'ibyishimo. Ubwo umusore nawe niko kuba yamubwira ati se wanyongeye bwa rimwe. Ubwo umukobwa niko kuba yamubwira ati sheri mvaho, ati ndeka njyenyine, ati ntago mbishaka. Ubwo Ryu nawe niko kuba yamubwira ati n'ubundi nanjye nagiraga ndebe kuza kwitwara niba uri buze kuba wanyongera, ati ariko niba utabishaka nanjye mbashe kuba nakwigendera, ngiye kuba nagusiga wenyine ahangaha. Barakwereka mu gitondo, ndetse murabizi ko ejo ibyabaye ku munsi w'ejo byari bikaze kuba baremburesinze wa mukobwa Minjuni wacu uturuka muri ya group yindi.
ubwo abanyamakuru nabo murabazi babyukiye kuri Ru Group bari kuba babaza umusore Ru Group ati se kubera icyo washatse umugore ntubimenyesha abantu, ati suriya yaba ari ese uragira ngo nirengagize ko we na mushiki wanjye mwabashe kuba mwaryamana, ati dore kaya n'amafoto, ati kandi mushiki wanjye aratwite, ati kandi ni nawe ugomba kuzita kuri uriya mwana. Ubwo Ru nawe ahangandi kuko bayatangira kuba yamubwira ati niba mushiki wawe atwite umwana akaba ari uwanjye, ati nzamwitaho, ati kandi niba atari uwanjye, ati nanjye nzakora uko nshoboye kose ube wakicuza ibi ngibi byose uri kuba wakora muri uyu mugoroba, ati se ubundi ugamije iki kuba wambwira ibi bintu ndi kumwe n'umugore wanjye? Ubwo ngubwo niko kuba kabakarakaza kagiye kugenda. Murabizi nyiragasazi wacu cyangwa se nyiramwiza akunda kuba yakiyenza cyangwa akunda kuryoshya cyane, niko kuba yamubwira tukubusa ni nako ukomeza kwigaragaza, ati sheri ati twigendere, aterekana n'umurwayi. Ubwo ngubwo nyiramwiza niko kuba yafata sheri we warangije amukomezanya mu nzu ari kumubwira ati ariko sheri ati uriya mukobwa ati amagambo bashe kuba yavuga y'umwana ati wabimbwiraho niba ntacyo bigutwaye. Ubwo Ru niko kuba yatangira kuba yamubwira ati se ntabwo unyizeye? Ubwo kagitangira kujijinganya ati ubwo ngubwo Ru niko kuba yahita agakururira ku ruhande arakabwira ati se sheri urashaka kuba wamfata nk'imbwa, ati mu kibuti cyayo? Ubwo nyiramwiza wacu niko kuba yamubwira ati reka reka ibyo ngibyo ngiye nta nubwo mbashe kuba nabyitaho, ati ahubwo iby'uriya mukobwa tube twabireka, ati twiganirire ku byacu. Ubwo ngubwo Ru agiye kumubwira ati ngaho birekera aho ngaho, agiye kuba yagenda umukobwa aravuga ati se nagira ibyo mba nakubaza nshaka kuba namenya, ati se ibintu by'uriya mugoroba cya gihe byabaye muri parking ati uracyabyibuka? Ati ngewe hari ukuntu mba numva nishinja icyaha, ati nakabaye naragiye hakaza undi muntu akaba ari ubasha kuba wagufasha utari ngewe muri uriya mwanya. Ubwo ngubwo Ru niko kuba yamubwira ati sinjya mbasha kuba nabyibagirwa. Umukobwa niko kuba yamubwira ati se none uba wumva bimeze gute? Ubwo Ru niko kuba yakomeza kumva umukobwa ari kuba yamubwira aho ngaho, umukobwa nawe amubwira ati ese uba wumva byari ngombwa? Ru niko kuba yamubwira ati ibyo ngibyo byihorere, ati kandi ikindi nta kibazo njye mbashe kuba mfite, nkwibutsa kureba neza niba dukoreye subscribe nuba utarayikora ube wayikora, ndetse ujye no muri comment tubwire uko uri kubona iyi nkuru, nubasha kuba wayikunda ukande kuri like, nubasha kuba wayishimira cyane uze kuba wayisharinga kuri bagenzi bawe. Barakwereka umusore wacu aha ngaha Ru yabyutse yitonze cyane, ndetse tubonye ari kuba yafata ibinini, nuba yari yarwaye ibiki simbizi. Ubwo ngubwo muri ako kanya hari uwamuhamagaye ari kuba yamubwira ati umuzigo wawe cyangwa se ibyo wantumye bibashije kuba byagera aha ngaha, ati sinzi niba wafungura umuryango nkabasha kuba nabiguhereza, ati kuko ndi kuba ndi mu kazi kenshi, ati kandi ndashaka kuba najya n'ahandi nkaba nabibahereza, ati ntabwo ari wowe gusa. Ubwo ngubwo umusore niko kuba yafungura umuryango, kumbe barakwerekana ikanyira agasazi kacu, ndetse umusore aha ngaha gufungura yafunguye yambaye masike, ndetse turabona n'umukobwa yambaye masike. Niko kuba yamubwira ati shuze kuba wakiyitaho, ati kandi ukomeze kuba wakihangana, ati kandi uburwayi bwawe ati bukeneye imbuto aha ngaha, ati se ubashe kuba ufite imbuto uri kuba wakoresha, ati kugira ngo uze kuba wakomeza kurwanya iyo ndwara yawe. Ubwo umusore niko kuba yaceceka, agakobwa niko kureba mu gakapu kari gafite cyangwa se mu jaketi kari kambaye, karangije gakuramo imbuto karazimuhereza, karamubwira ati izi ngizi zigumane atuze kuba wazikoresha. Ubwo umusore niko kuba yamubaza ati se nangaha turi buze kuba twakishyura, ati cyangwa se nirihe deni njye nkusigayemo? Ubwo umukobwa niko kuba yamubwira ati ibyo ngibyo wibwitaho, ati icyo nshaka ni ukuba nakuba iruhande ukabasha kuba wakira, ati nta kindi nshaka. Ubwo umusore wacu aha ngaha niko kuba yamubwira ati niba nta mafaranga ndi buze kuba naguhakira imbuto zawe. Ubwo umukobwa niko kuba yamubwira ati ariko zigumane, ati zigumane n'izawe nizo nakuzaniye, atuze kuba wazikoresha. Ubwo umusore ni uko nguko umukobwa yamubwiye, arangije atangira kuba yamubwira ati ariko ati siniya, ati hari igitabo numvishe uri kuba wasoma, ndetse kandi kirimo inkuru mbashe kuba nkunda cyane, ati sinzi niba wakintiza,
ati nzabasha kuba nakikugarurira vuba aha ngaha, ati kandi ndumva nshaka kuba nagisoma cyane, ati kandi keretse niba wamfasha nkabasha kuba nakijyakuramo agapapuro kari mu byo bari bamuzaniye muri delivery cyangwa se igipfunyika wa mukobwa yari amuzaniye, asanga kamwandikiye ati siniya, ati urakoze kubw'iki gitabo nije, ati ninsoza kuba nagisoma paje nshaka, ati ndaza kuba nakigarura, ati kandi wibuke kuba wakoresha amazi. Ndetse barakwereka aha ngaha umusore yakomeje ajya mu nama zitandukanye ndetse akomeza gutanga amategeko n'amabwiriza yerekana na projet bafite kuba bakora. Ubwo ngubwo nibwo yari amaze kuba yari avuye mu nama ndetse avuye kuba yamurika ibikorwa bya kampani y'iwabo, arangije niko kuba yaza aha ngaha mu modoka, ndetse icyo gihe yari wenyine nta muntu bari kumwe. Ubwo ngubwo umusore ni uko nguko yinjiye mu modoka yiwe, arangije atangira kuba yayifunga, yatangije yiryamiramo aho ngaho mu modoka. Ubwo ngubwo hashize umwanya munini umusore wacu yiryamiyemo aho ngaho mu modoka, ndetse uri kubona ko ubushyuhe bwamurenze cyangwa se hari ikintu yabaye afite ikibazo. Ubwo ngubwo barakwereka muri ako kanya ka gakobwa kacu ka Nyiramwiza nibwo kazaga kamubaza ati nyakubahwa, ati se wabukinze umushoferi? Ubwo ngubwo barakwerekana inkuru umusore yaraye kuba yakibuka ari no kutuganirira aha ngaha. Agakobwa niko kuba katangira kuba kamubwira ati byari ngombwa ko igitabo cyawe mbasha kuba nakizana mwa buriya buryo, ati kandi nibwo twari twongeye kuba twahura, ati rero nta kundi nayo kuba nabigenza usibye kuba nakizana nkakiguha. Ese murabona ibyaba bizaherera he? Murabona inkuru yabo izarangira gute? Dukorere subscribe utazacikwa na episode ikurikira, ndetse like na comment ni ingenzi cyane kuri iyi channel yacu.